avugishiriye ati wigirira nabi twese turi hamwe atubwira abaza atungukira mu nzu ahinda umushyitsi yikubita imbere ya Pawulo na Sila maze arabasohokana arababaza ati batware wiriye gukora neza igihe baramusubiza bati izere umwami Yesu urakira ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Amen. 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 Intego y'iki giterane iri mu murongo wa 3 kandi ivuga mu buryo bw'ikibazo. Iravuga ngo murebe kugira ngo mugere. Igisubizo kiri ku murongo wa 31 kivuga ngo izere umwami Yesu urakira wowe n'abo mu rugo rwawe. Amen. Ibi byavuzwe nanjye kuri 30 byavuzwe ku murongo wa 30 byavuzwe n'umurinzi w'imbohe yarindaga abandi, yarindaga gereza, yarifungiyemo bande abagororwa benshi n'imfungwa nyinshi, ariko by'umwihariko izivugwa muri kino gice ni ebyiri, Pawulo na Silasi.
abagabo biciye n'ibisigira bazi gucira urubanza hagira abantu bake babi n'ibisigira bazi gucira urubanza ariko ukamuhamanya n'Imana akora cyane reka kubwire ngo ntabwo yabo byari Imana irarangiza akazi Yesu yavuze ngo atarakora kugeza n'ubu nayira ko hari abantu basizwe icyasha kirapfa ngo umutware ategeka umurinzi w'inzimo ategeka abarinzi ibintu bikurikira icya mbere yarategetse umuntu banze ngo bakurinde cyane ntibarengana ntibirukanye umuntu w'umudayimoni batangiye gukunda
imfungwa zimwe ngera mu cyumba cyo hagati mu cyumba cyo hagati numvise n'iterano iri teraniro rero bati pasiteri waje nyine none itiza pasiteri muri gereza ya pasiteri imana iti diyakoni waho ni abantu bati diyakoni waho ni imana iti ntabwo diyakoni muri gereza ni ukwirwanaho hakora imbaraga z'umutima ese umuyobozi w'iyo korali irinde hariyo muri gereza bati ntabwo perezida iyo korali igira ni abantu babiri nibo byose umwe ni umutoza n'undi muyobozi w'amasengesho umwe akaba perezida undi akaba umujyana ni babiri gusa ariko barabaye ni korali ni babiri gusa ariko barabaye ni iterambere ni babiri gusa ariko barabaye ni iterambere ni babiri gusa ariko barabaye ni kumva bakunze hanyuma mani y'ibitireka ngende bijyanye n'abareba yageze isanga mu kumanuka kw'imana mana ntabwiza y'ibintu byose yamanutse habaho ikintu cyinshi yamanutse imiryango yose igomba kwibwiriza ntabwo hakiri ukumwe kubera ko ntabwo uyu muryango uzinira imana ari w'imibereho cyangwa ubuyobozi yanyura mu kazi cyangwa ukanyura mu imana ukanyura mu imana ikakugeza ku kimana yagambye yanyura mu muryango uvuka cyangwa ukanyura mu gushaka imana ikakugira neza ikaguhoza amarira ikagushyira mu gushaka yanyura mu muryango cyangwa ukanyura mu ikoro hose hafite inzira yanyura ku bituranyi cyangwa ukanyura ku mashaka imiryango yose yanyura imaze kunyura bagatiza amahoro yo kwishima hari ushinzwe imbaraga imiryango irishimura imiryango ishobora kwishimura imana yegera abagabo babiri bafite iterane cyo mu mitima no ku munwa amaboko adakoma amashyi amaguru adaciye akadiho kuko bari mu maguru kandi bambaye ndagusabye ibirirwa gusa u rwanda rukorwa n'icyabakurira nabaho tugoswe n'amakuba hehe tugoswe n'amakuba hehe abasomeye imbere inyuma gusa hepfo gusa tugoswe n'amakuba impande zose akazi n'ubushomeri burahabwa amashuri yarahagaze atarangiye diplome imaze imyaka ibitse iwanyu ntawize uhari iwanyu ntibashaka ntabwo wakuvugira ugoswe n'amakuba impande zose ariko twaravuga ngo nyamara ni kuzuti dukubitwa hasi ariko bidutsinda abantu baraturenganya ariko imana ntiduhana nayishimye nayishimye nari mu rubago ariko imitima n'ibizima hanyuma rero imana iravuga iti aba bantu bakwiriye gushyirwamo aka ogisijeni bakwiriye gushyirwamo akantu katuma bakomeza amateraniro batarangamiye ndagusabye mu izina rya yesu komeza ukorere imana ku rwego rw'uko imana izagushyiramo akantu izagushyiramo akantu korosha urugendo korosha urugendo ariko birasaba gukomeza ukagenda ukantu bigashyirwamo abicaye hari hari ibyumba byinshi birimo imfungwa ariko icyumba kirimo imfungwa riri mu iteraniro nicyo imana yagiye komeza uyikorere komeza uyisenge ushyire ubwenge komeza uyishakane imbaraga zawe kugeza ubwo imana izagira ibintu byoroshye muri ibyo yaravuze ngo uzaze uca uwo mugozi uzaze uwushinge ikintu kinezeza ntabwo ari ugutoka akazi ikintu kinezeza ntabwo ari ubushomeri ikintu kinezeza si ukujya mu kigo cy'izabukuru ikinezeza ntabwo ari ugucika korali ikinezeza ntabwo ari ukwibuka ibasizi ahubwo mwami
twigire mu materaniro. Imana ishimwe. Reka twigire mu materaniro. Hari uburyo gutoroka ibihe byiza biri aha ngaha ngo turagiye nubwo twakoze ibyaha uratorokera icyarimwe ko Yesu agikora ko imbere y'Imana hakiri ibihe byiza uramuva ujye kuri imwe ko ari ufite amagambo y'ubuki. Imfungwa ziri ku iteraniro turayibamo, hanyuma zose zegera Pawulo, zose zegera Sila, bakajya bumva isengesho riherekejwe n'indirimbo, bakumva ibombi riherekejwe na indirimbo, bakumva isengesho rifite amavuta, bakumva isengesho rigacoka, bakumva isengesho rikora, bakumva indirimbo zitari zimbaga gusa ziherekejwe n'imbaraga z'isengesho. Imana ishimwe. Hanyuma umuyobozi umurinzi wa Yesu abakangurije ashyigikiye hejuru abona inzugi zose zirarangaye. Kuko ubwiza ry'abamani rivuga ko ugororwa utagomba gucika, aho kugira ngo ucike va mbere ye basanga nibura yacitse umurambo, bavuge bati yamucitse ariko Kristo yari yapfuye, kuko nibitaba barakwica nabi. Hanyuma ngo uyu murinzi w'igereza akura inkota ngo yice. Nakunze ijambo ryanditse ku murongo wa 28 ngo nuko agiye kwiyahura Pawulo avuga n'ijwi rirenga ati nikigirira nabi twese tubihana. Imana ivuganye n'umuntu wari umaze kumva ariko ko ari we wenyine atangiye kwigirira nabi. Kwiyahura biva ku ki? No kumva ko mu isi yose ari we waba ugerageje. Gutoroka umurimo biva ku ki? No kumva ko muri korali yose ari we wa mbere bavuze. No kumva ko muri korali yose ari we utagitanga umusanzu kuri we bukene ugasanga wiriye nabi. No kumva ko muri karitsiye ari we wenyine wice n'ibintu, nyamara wikigirira nabi. Natwe turahari. Kwigirira nabi bituruka ku ki? No kumva ko imyaka ibaye myinshi akumva ko Imana itakora ubukwe, bituruka ku kumva ko abaye imfubyi akavuga ati nta shangazi nzayica inama, nta na papa uzamuresha bwayizo cishaho, nta na mama uzamuresha kicere pati, nta n'uwapfa kwemera kumbera amarebe, agatangira kwigirira nabi hanyuma agapara kwigira. Ariko Imana ikurunyeho irambwiye ngo wikigirira nabi. Natwe turahari. Hari imfubyi Imana yakoreye ubukwe, hari ubushomeri Imana yagiye Kigali, hari wikigirira nabi. Natwe turahari. Hari abantu Imana yatuje muri uyu mujyi ibaha gakondo ntayo bagira. Wikigirira nabi. Hari abantu basohoye mu nzu ya mbere babasohora mu ya kabiri ubu bari mu zabo. Wikigirira nabi. Hari abantu bagikodesha bageze mu mezi umunani Imana babishira. Hari abageze mu myaka ingahe batirwa bibuka Imana yishyura yayindi. Wikigirira nabi kubera iki? Wikigirira nabi. Natwe turahari. Hanyuma amaze kumva ko bagihari, amaze kumva ko bakiri aho ngaho, atumita amazi, atumukira mu nzu ahinda umushyitsi, yikubita imbere ya Pawulo na Sila, murongo wa 30, maze arabasohokana arababaza ati ntabwo bakirita imfungwa, ntabwo bakirita abapangayi, ntabwo bakirita abashomeri, ntabwo tukiri utwana tuba twafashe kuri aho ngaho ya twatwana tunesha tuzeguye. Arabahamagara. Ntabwo tukiri umukobwa n'umusore badafite icyizere bavuga bati ejo yakijyana cyangwa akagaruka agasiga umugwa ahandi. Oya,
iyo wizera ariko ugiye icyo ukora mu nzu y'Imana ko kwizera ntabwo ufite ngo ufite ibintu byawe reka ndeke kuhatinda ariko ibirango umuntu ufite kwizera kuvuye arangwa n'ibitekerezo byo kwitekerezaho byo kwikunda gusa byo kwizenguruka bavuga gutura akavuga guhaha bavuga gutanga umusanzu bavuga kujyana abana ku ishuri kandi ibyo bintu byo bikwiye gukorwa abana bakiga nabyo zikavugwa umusanzu gatanu kuko n'imirimo y'Imana biragukomeza ariko umuntu ufite kwizera buvuye arangwa no kwitekereza kwikunda abavuga ngo bicaho kwaya nta rukundo bagira ntibasuye ariko wamubaza aho yasuye kamushaka kababona no kwizengurukaho gusa kuko ari mu y'agaciro wajya kwenya agaciro wowe waryarise kwizengurukaho mbese ibintu byose niwe ntibankunda ntibanabara utabara bangahe ntibanwerera waratwerereye bangahe urashaka ko tuzaza mu bukwe bwawe ubu butaha bwa bangahe hari umuntu w'umusore ureba mu bukwe ugasanga ntazi iyo biva n'iyo biki hari abantu tujya gushyingira rwose ugasanga ntazi iyo biva n'iyo biki wa muhungu we watashe ubukwe bwawe ugasanga nta na bumwe cyangwa se ubwo yatashe yabaga yambaye twa dupantaro wambara ngo yambaye umusore akirirwa kuri taci ntazi ko bashobora gupoteza umuntu bagure fanta ntabyo azi ntazi ko bashobora kwiterera baje mu bukwe azi ko hari imodoka iparitse y'abantu bambaye ubukwe mbese azi ko abwibera muri uwo minyenga gusa hanyuma yaza akora ubukwe agashobora gushasha mamagara nanjye nze nambare cyangwa se nambara agapantaro wambaye ariko ibindi bibimbaza ngo tuzakaraba ngo tuzakubikira hehe oya we babibashije kangahe tekerezo ryo kwitekereza gusa icya kabiri uyu muntu arangwa n'amagambo yo gucanira arangwa n'amagambo yo guca abandi heza ariko umuntu uko mukora mujye muyatanga ni uko muba muyafite oya ntabwo dutanga ibidusagutse dutanga twigomwe ku mpamvu z'icyubahiro cy'Imana tuvuga tuti ubibire mu mubiri bazasaba kubora ariko ubikora nezerwa azakorera Imana ishimwe ntabwo dutanga ibisaga nsaba kubwira ati mwigize ibya cumi rusenge ariko uriwe wabaye igiturisho uri ikishimwe tutabiva mu rusengero usigaye uhembwa ko byakunaniye waretse gushyira by'ababishoboye bakiyizira mu murimo ko ariho dukura buramuka icya gatatu kimuranga arangwa n'ibikorwa bibi reka ndeke kuhakunda kwizera kwa kabiri no kwizera kw'abadayimoni uku kwizera nako ni ukwizera kw'Imana iriho ukizera ko ufite imbaraga ariko ntuyumvira ntiwiyoboke abadayimoni barabizi biteoloji siyanse mu nyuguti barabizi ariko bahisemo gukora ibikorwa bibi banze kuyoboka Imana bazi ko ishobora byose banga kuyoboka Yesu bazi ko ari umutangabugingo bahisemo gukorera Satani hari abantu baba mu rusengero bafite uko kwizera ndetse abadayimoni barabarusha kuko abadayimoni bo mu bizera ko Imana iriho ndetse bakarahira imishyitsi ariko urabizi ko iriho ariko Imana ivuze ikavuga ibyo ukwiriye kwihana wakubwihana urahira imishyitsi unagira ubwoba n'ubwo Imana iri hano kandi urabizi ko hari ibyaha biciranye ushobora gutaha utabwira ariko uyu munsi wumva ijwi ry'Uwiteka ribinanira umutima Imana itugire neza kwizera kwa gatatu ni ukwizera kw'imfabusa uku kwizera abantu bafite bakora imirimo myiza ariko bakikorana ibyaha akava gusangana akaza muri repetisiyo agahabwa amafaranga avuye mu cyaha akayatangaho umusanzu aba bantu bafite imirimo myiza bakora akaza mu giterane ariko afite umuntu yanga akavuga ati runaka ntamwanga nzakora umurimo w'Imana ariko ndamwanga hari n'abantu bakorana mu itsinda njyewe ni umudiyakoni ariko Imana ijya itwita abadiyakoni banga bagenzi babo Imana ishimwe cyane ni n'umuririmbyi ariko Imana ijya itwita abaririmbyi banga abo baririmbana hanyuma ibyo ukabikora ukanabitangiraho umusanzu uwo musanzu utanze uzabipfabuza ku munsi w'urubanza Yesu yaravuze ngo bamwe bazaza bavuga ngo mwami mwami twahanuraga twabwirizaga twigishaga twaririmbaga mu izina ryawe
ukwizera gukiza. Uko nguko Pawulo yabwiye uyu musirikare, uyu mucungagereza, yaramubwiye ngo kwizera urakira. Uko kwizera gukiza kwanditse mu gitabo cy'Abaroma rwanditse mu Efeso igice 2 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Ahanditse ngo dukizwa n'ubuntu, nta kintu dutegetswe gukora, dukizwa n'ubuntu bwo kwizera Yesu wabaye. Ntabwo ari duturuka mu Imana y'Imana, ntibiva ku mirimo twakoze atagira ubwirarira, biva ku Mana yize natwe mu mwana wayo. Icyakoze tumaze kwizera hiyongeraho imirimo myiza kugira ngo kwizera kutaba kuvuye. Iyo dukoze imirimo myiza hiyongeraho kwirinda ibyaha kugira ngo ya mirimo myiza dukoze tutazabipfusha. Hakiyongeraho gutinya Imana no kuyubaha kugira ngo kwizera kwacu gutandukanye n'uko abadayimoni. Imana ibamugisha kubwira ijambo mu izina rya Yesu. Umuntu waje muri hoterane akaba yatarizera Yesu Imana n'umukiza w'ubugingo bwe, akaba yumvise umwanya n'abandi bazuka ubutumwa bwiza bunyuze ku macanozi atandukanye, ukaba uzi kutari wizera Yesu Imana n'umukiza w'ubugingo bwawe, ubikiwe kurimbuka, ubikiwe umuriro w'iteka. Ariko uyu munsi Yesu aguhamagariye muri jyewe, ateze ibiganza bikiza ubugingo bwawe, umwizeye. Nta kintu usabwa gukora, ni ukuvuga ngo ugarutseho Yesu, ndemeye Yesu, yongera kuzibira. Nanze imirimo ya Satani, sezereye Satani n'imigenzo yose, bisemo kuyoboka Imana. Umuntu uri kwitara utari wakizwa, umuntu unyumvise utari wakizwa, nazamura ibiganza asengewe. Icyo cyazanye iki giterane kiba, izindi mpamvu zose ziri segonderi. Icyo cyazanye fuceho, icyo cyazanye ikorari abatoranijwe, icyo cyabazira, icyo cyavanye inyagatovu, icyo cyatumye urubyiruko rutera iki giterane, ni ukugira ngo nibura haboneke umuntu niyo yawe n'umwe wakira Yesu Imana n'umukiza w'ubugingo bwe. Imana itwingingiye muri jyewe, zamura ikiganza usengerwe. Uyu munsi wari wizere yawe kwakira Yesu. Umuntu waje mu giterane atarakizwa, nazamura ikiganza tumusengere by'umwihariko. Niba hari nazamura ikiganza, yakora umutwerekero izo nzugi, tujya kwinjira mu mwanya wo gusenga Imana. Hanyuma kandi nibyo waba wizeye Yesu, ariko wibonye ijambo riramutsinze, wibonyeho kimwe mu bimenyetso byo kwizera kutuzuye. Ndagira ngo musabe nawe uhagurikire imbere y'Imana, ubwire Imana uti Imana noneho musabye kwizera kwa yawe. Umuntu wibonyeho kwizera kutuzuye akaba atsinzwe n'iri jambo, ndagira ngo musabe ahagurikire imbere y'Imana, ubwire Yesu ndaje, wongere uboneze, wongere ube kwizera kwa yawe, butandukanye no kuzabipfauza, butandukanye no kwizera kw'intumbi gupfuye, butandukanye no kwizera kw'abadayimoni, ube kwizera kungiza, tukangizanya n'umuryango wanjye. Umuntu wumva yari yacitse intege mu byo kwizera, ahaguruke n'abasengera mu by'umwihariko. Yesu abakumisha cyane, ntabwo uyu mwanya nawureba. Ndakubonye umwe, niba harimo undi nawe nahaguruke, niba harimo undi nawe nahaguruke, hanyuma dusenge. Imana iragukunda, ishaka kuguha ubugingo buhoraho, ariko kwizera kuvanze n'ibyaha nta bugingo butanga. Kwizera kutarimo gukora imirimo myiza nta bugingo butanga. Kwizera kutarimo gutinya Imana no kwiyubaha no gukora ikigutegetse nta bugingo butanga. Birimo ngo kwizera ko kwatumye Aburahamu yumvira Imana, kumvira Imana kwa Aburahamu kubangiza no gukiranuka. Imana iragushaka, haguruka musengere. Yesu akuvugishe. Abantu mwese muri hotel mufite kwizera kuzuye. Abantu mwese mwaje muri hotel mufite kwizera kuzuye. Ndagira ngo noneho mbasabe duhaguruke dushimire Imana ko ijambo ryagombaga kwigishwa iburengerazuba ryaje kwigishwa i Nyagatovu imasiza atari ibyabo. Umuntu wumva afite kwizera kuzuye, nta muntu yanga, akora umurimo w'Imana atigororwa, nta jambo ryo guca abandi intege yigeze akora, atinya Imana, nta cyaha afite. Ahaguruke dushimire Imana kuko nabyo birashoboka. Ahaguruke dushimire Imana. Ariko ijambo ry'Imana mu gitabo cya 2 mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto ndavuga ngo hano mwisuzume ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo kwizera, kandi mwigerageze, mbese nimwimenye, kandi nimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse hari mubaye abagabo. Ndagira ngo basabe kwisuzume. Umuntu wumva atsinzwe n'ijambo rongere gusubiremo, ahagurukire imbere y'Imana dusenge. Bonye babiri imbere y'Imana murahagije, bonye abandi benshi imbere y'Imana murahagije, ariko nawe Yesu aragushaka kugira ngo aguhe ubugingo, aragushaka kugira ngo ugaruke mu rugo,
aragushaka kugira ngo umurage w'amasezerano. Nagira ngo usabe aba bahagurutse amagarara ahangaha, hanyuma umushumba waturutse ikara aze abasengere ku Mana. Imana yongere bahe kwizera nyako kubahesha ubugingo buhoraho. Umushumba ni karibu umurinda nguranaji asengere izi ntama z'Imana zigarutse kuri Yesu. Ahari ari umushumba mwiza ariko ijambo rirabatsinze. Utari namwe nyuma hagurutse amagarara ahangaha nk'ikimenyetso cyo guhana imbere y'iteraniro. Nimuhagarare